urabona nka Nyabarongo uko ingana hariya Nyabarongo ikiraro cyavuyeho nge nakwambuka nkajya Igitarama usimbutse si iyi nkoni igiye kuyobora moto mu muhanda ndajya ngenda nyifashisha gutya uri mugenda ndaba ndyamye nimereye gutya mu muhanda yitwara moto twari kirekire se David none izi modoka ingana n'ikamyo ingana n'ikamyo twagiye yagize ubwoba twagiye data we
genda uhite wambuka hariya. Ngiye kwambuka hano. Siguma haguma. Tuzamuke ruguru iriya. Tugende. Ni ukuvuga ngo biragoye cyane ko urubyiruko rw'iki gihe rushobora kugaragaza impano zarwo. Nanjye ndacyari rwo ndi urubyiruko ariko hari ibyo nirinze. Urubyiruko kenshi mbona rwinywera alcohol, rukanywa urumogi, rukanywa inzoga. Ibyo byose ni ibiyobyabwenge. Ibyo bintu rero iyo ubasha kubifataho ntabwo ushobora kugira igihe cyo gutekereza ngo ugire ikintu wakwimarira, ahubwo uhora muri ya sisiteme yo kuvuga ngo nehe rwahiye, nehe inzoga iri, nehe byeri zabonetse, kugeza aho hari abantu ujya kumva ukumva ngo ngasinda naho bazinyaye. Ntabwo burya abasinze aho bazinyaye, ahubwo ni uko aca ahantu bamuhereza agacupa kamwe ati mva uko byari bimeze, yakwiranguza n'ivide agahita asinda. Urumva ziba zaramwishe mu bwonko. Rero urumva ntabwo ngewe mfite ubushobozi bwo gukangura urubyiruko kureka ibyo rurimo, ariko biragoye cyane. Biragoye kuko ndakuze nge ntanywa inzoga, nzirinda n'ibindi biyobyabwenge ntabyo. Rero buriya biramubona nkora ni bike y'ibyo nzi, hari ibindi byinshi nakora mutigeze mubona, mutanazi ko bibaho. Kuko nshobora gusimbuka nibura metero 40 kuva hasi kugera mu murambi. Nshobora kuva hano moto iri mu kirere amapine yose. Urabona nka Nyabarongo uko ingana, hariya Nyabarongo ikiraro cyavuyeho nge nakwambuka nkajya Gitarama. Usimbutse si ugenze hejuru y'amazi? Yego. Usimbutse ukoresheje moto se? Yego. Ni ukuvuga ngo nyine mu byo wabonye nkora wabonye iki? Nibura wabasha kubwira umuntu ibyo nabonye ukora? Vuga kimwe. Njyewe nabonye utwara moto n'inkoni. Rero uretse ngo urugero ibyo wabonye ubisobanuriye undi atabibonye ntabwo yabyumva. Ni nkuko ndi kukubwira ngo nabikora, nasimbuka nyine ikirakiro cya Nyabarongo bagiciye, nasimbuka nkajya hakurya, ukaba wumva ko bidashoboka. Nibyo bintu byoroshye kurenza kuyoboza moto inkoni. None se reka nkwibarize, nk'umwana muto yuvutse akirinda ibiyobyabwenge,
ushobora kumutoza ibyo bintu akabikora akabigeraho. uzi kugira ngo ubashe kumenya gutwara moto cyane cyangwa se kugira ubundi bumenyi bujyanye n'ibinyabiziga bisaba kuba uri umwana ushabutse. Iyo uri wa mwana urandaga ibyo ukora byose bigenda gake, ushobora no kuvunika. ariko iyo ukubagana burya umwana uzasanga yuriye inzu yageze hejuru ukaberwa n'uburyo yagiyeyo uriya yabishobora kuko ubutaha umukosoraho utuntu duke. muri makeya umwana ukubagana niwe ushobora gukora ibyo bintu, wa wundi ugenda gake ntabwo yabishobora. Ntabwo byakunda. Mujye mureka abana banyu bakubagana bagerageze kuri byinshi. Wowe nuba ushaka kugira ngo upime umwana wawe kakubagana, uzamuriza ahantu harehare ariko uri hafi ye, urebe ukabyifatamo ku buryo nta hantu kumusama. Oya, ntabwo mubwiye kumuriza inzu. Umwana rero ukunda gushakisha kubagana ejo ukamusanga muri ya kosa ririya, uriya mwana arafata kuko biriya bintu akora aba ashaka kumenya. Ntabwo abikora kubera ko hari izindi mbogamizi cyangwa izindi mpamvu, aba ashaka kumenya. Rero ngewe impamvu bino nabimenye ni etape ku etape. Nabaza ubu ni gute umuntu yatwara moto nk'uko abandi bayitwara, ndabyiga ndabimenya. Ibintu ukora wowe ninde wabikwigishije? kandi ndimo nkubwira uko bigenda. Ni ukuvuga ngo nabo nabonye mutwara moto nanjye ndayiga, noneho maze kuyimenya na wese n'iki nakora gitandukanye nawe nyitwara nayirekuye mbona irijyana. Buriya ntabwo rukuruzi y'isi iyo wabashije kuyikontorora ibintu byose urabikora bigakunda. None ze ni gute umuntu agucenga ukikubita hasi kandi we ntahikubita? Aba yacunze umuvoma urimo agafunga utabizi byagutungura ugashiduka yikubise hasi. Nanjye rero kuri moto buriya ni uko waba uri ko kose ntabwo wamfata nabishatse. Aho wanturuka hose kuri moto nahita nkwiyaka nkagucika. Arumva ikibazo cyawe wakoze mutwara moto uziritse amaboko, biriya bintu byo bikorwa gute? Urumva ahanini amaboko araziritse ariko ubwonko bwanjye burazituye. Niyo mpamvu niyo wanzirika amaguru cyangwa se amaboko, ntabwo uvuga ngo mu gihe ubwonko bufunguye nta maboko ufite wabaho cyane. Bisobanure neza abantu. Ni ukuvuga ngo ahanini gukora k'umuntu ntabwo ari uko akoresha amaboko. Urumva gukora ukoresha ubwonko. Ushobora kuba nta maboko yego ufite ariko mu mutwe uhafite. Byanze bikunze ushobora no kuba umurinzi w'ahantu, ushobora gucuruza kuko mu mutwe hakora, ariko igihe mu mutwe hafunze wagusigira miliyoni igahita igenda, baguha 100,000 nawe ntubigeze iyo ugiye. Kubera iki? Kubera mu bwonko harafunze. Niyo mpamvu mwebwe gahunda y'urubyiruko rw'ubu rwibere mu kwinywera amatabi, rwibere mu kwinywera amayoga. Ese ugira ngo ntabwo ari ikibazo? Umuntu yamugaye amaboko ntaramubona yandikisha umunwa, ntabwo muramubona agafata bike gutya akandika. None ibyo sinzi, naguhaga urugero. Hanyuma se waguha ikaramu kuba uzi kwandika, nibura wakwandika umubare ukandika ukakoresha amenyo. N'umuntu yarya adafite amaboko cyane akarisha amaboko. Nyine ni byinshi kuko urumva iyo ufite akaga ubasha kugira gute, ubasha kwiyakira kandi ukikura muri ka kaga. Urumva iyo utigeze ubigerageza biragora guhita ubifata. Aka kanya amaboko yanjye aziritse nta mumotari n'umwe mu Rwanda yansiga muri moto. Yego, tuvuze ngo tuvuye hano tugiye Nyagatare. Murabyumvishira? Ntabwo tubyumvisha. Ntabwo mubyemeye. Ntabwo tubyumvisha. Aravuze ngo umuziritse amaboko agatwara moto yayitwara nta moto ro mu Rwanda n'umwe wamusiga. Nose gisirishya cy'amaguru. Intekerezo. None se
nkubaze abari bahari mwabibonye ngenda ntwaye moto nkasiga umumotari nziritse uriya n'umwe naguhagaho urugero hari benshi rero kuko nasize umumotari umwe ariko nasiga n'abamotari benshi kubera iki ubwonko burafunguye none se yego nko gushyiramo vitensi ubwo bisaba gufata amburiyaje nta maboko ufite ibyo biri muri bwa bwonko bufunze nyine ni uko wamenya ko moto atari ngombwa yuko igenda ari uko ufasha amburiyaje byose ni mu mutwe mu ntekerezo ariko ibintu ukora ni kuri moto gusa ku modoka ntibishoboka no ku kindi ufite impano nyinshi nkunda kugaragaza iza moto none se ubu nzakwereka izindi zo kugukubita gutyo ugahita upfa ntabwo izo nazikora ariko nabyo turabizi nabyo bibaho turabizi ntabwo bibaho turabizi turabifite uratangaje ikindi kibazo cya nyuma mwamubaza izi mbaraga zikura isa rwose uratangaje wemera iki muri byose mu byo ku isi wemera aho imbaraga ziva wemera iki imbaraga ziva mu muza bitewe n'ukuntu umuntu ameze nyine yarabajije ngo usenga imana we yizera iki njyewe arambajije nsenga imana we wizera iki kimwe kuri kimwe igitego bagitsinze twebwe twizera ko imana ibaho dafite wambajije ikibazo kivuga ngo ndasenga we yizera iki oya wambajije kugira ngo umusubize yizera iki wizera imana hanyuma ari imana na shitani kirusha ikindi ububasha ni iki ni kuki wumva imana yanyu ko ifite imbaraga kuki wumva itamu ubwenge n'ubushobozi bwo gukora biriya mureba ni ukuvuga ngo buri muntu wese afite igeno rye igeno ry'umuntu hari benshi muba mutarizi ko ari igeno ryawe ahubwo ukajya wenda i Remera kandi gahunda yawe y'ubuzima iri Kimironko ukagira Kimironko gahunda yawe y'ubuzima ari Nyagatare urumva ni ukuvuga ngo twebwe duhora niyo mpamvu usanga amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba buri muntu avayo agiye kuhashakira ubuzima hamwe waburiye ubuzima undi ajya akabubona niyo mpamvu rero impano mfite we warayibuze ariko hari uyisaba akayibona cyangwa se agashido ukayibonye atari ngombwa akayisaba urugero ni njyewe ntabwo nari nzi ko nabasha gutwara moto ariko byagiye biza ariko akantu njye ni nta kantu kumbwira ngo ufite imyaka 600 ubundi ibyo bintu ntabwo mbyemera ok ngwino nkubaze rero ntabwo ubyemera ufite imyaka ingahe njye mfite imyaka 45 45 mbwira ikintu kimwe umaze ku isi ikintu kimwe maze ku isi ikintu kimwe maze ku isi abantu murambona urakibuze oya ntabwo ntibuze none se nakubajije ibyo nakubajije wabyumvise harabura iki ngo usubize uraziritse oya ntabwo nziritse ngenda bwa bwonko buraziritse gusa ntibikoraniye oya ntabwo binaniye njyewe ikintu maze ku isi ubwanjye nditunze ntunze n'umuryango aka kanya ari umumaro uramutse upfuye umuryango wawe wagukurikira umuryango wanjye ntiwankurikira ariko narawuteganyiriza oya niyo utawuteganyiriza nawe ubwawe wakwitunga ahubwo ngiye kukubaza ikintu mbwira ibintu bine binyemeza ko uri umuntu icya mbere ngenda uri umuntu gute mu buhe buryo njyewe ntandukanye n'inyamaswa ngaho mbwira urugero nyine ruhu inyamaswa ntabwo yaza kumpa ibyo ngenderaho ahubwo ngiye ngomba kuziyobora mu buhe buryo inyamaswa urugero icya mbere nkanjye wanjye noroye woroye inka nayo ariko iragutunze kuko
uyinywa amata ariko njyewe ntayoroye ntabwo nawe utayabonye ntiwabaho none se niyo intunze cyane nakubwiye mbwira ikintu ibintu bine binyemeza ko uri umuntu wagira ngo ni gukomeye ngiye ko ni kubikubwira ngiye kuguha urugero kuba ubasha kuvuga ugira ururimi rwigana inka wakwigana ukivuga cyangwa inkoko ariko yo ntiyakwigana uwo ni umwihariko wawe w'umuntu ujya kumira rero ngo urayitunze kuko utayitunze ntabwo ari umuntu utayitunze nawe ni umuntu none se nyine ko nakubwiye ngo mbwira ibintu bine binyemeza ko uri umuntu ikibazo cyoroshye abantu bane harimo umwe yambaye ubusa abantu nyabantu ni bangahe muceceke abantu bane harimo umwe yambaye ubusa abantu ba nyabantu abantu bose uko ari bane bose ni abantu icyo uragitsinze hanyuma nkutumye intoki 10 mu bantu 20 ariko buri wese nkagutuma ngo umukureho urutoki rumwe nkagutuma intoki 10 nkagutuma intoki 10 na rumwe yego intoki 10 ku bantu 20 untumye intoki 10 ku bantu 20 hanyuma abo bantu 20 bimeze bite umbwire uwaba ari ikimuga muri bo untumye 10 intoki 10 na rumwe 10 na rumwe mu bantu 20 uwaba afite ubumuga ni uwuhe ni abantu baba nta n'umwe bose baba barahari nta n'umwe none si izo ntoki waba uza neza abantu 10 nibo baba bari inyumuka urumva byose birakunaniye ok ngaho mbwira abantu 20 abantu 20 urimo urabyumva nkutumye amaso 11 ababa ari impumyi baba ari bangahe baba ari 9 bambarira ubambwira umuntu agira amaso angahe abiri ubwo ari 20 bafite amaso angahe hanyuma impumyi urumva ari zingahe impumyi ubutumwa nabaha nk'urubyiruko mujye mwirinda ibiyobyabwenge mwirinde ikigare ujye ku ruhande si ngombwa ko utwara moto ushobora no guhinga ushobora no kwahira ushobora no korora nk'uko kwawe ushobora no gucuruza ariko iyo ubayeho ntacyo utekereza uba ubayeho nk'utagira icyo ahomba twebwe twakuze twiga siporo na n'ubu ziturimo wenda hari ibindi dukora ku ruhande bijyanye no kugira ngo tubeho ariko nizo mpano zacu ni ukuvuga rero impano z'abantu ni nyinshi impano ni nyinshi cyane izawe zo zirarenze ziriha oya ntabwo zirenze none se impamvu mbwira ngo ntizirenze kuki nta ibintu ukora nta n'umwe muntu ushobora muze mbwira ikintu uzi gukora cy'umwihariko ngo ibihumbi 200 nonaha ikintu nzi gukora cy'umwihariko cyawe witekerereje njyewe ibi ni ibikira nitekerereje njye ni ukwitunga ndabishoboye oya aho ntabwo kwitunga muri aba bose se utunze uzi ko n'aba bana bitunze n'aba bana bari none wenda urabona ntabwo uhari bwa bwonko buracyagize bute ni mushipiri ndetse nta nubwo ari umugozi ntabwo uhari ibampere umugisha urumva mwebwe twabashije kugirana ikiganiro yego ukaba mwabashije gufata umwanya wanyu mukandeba ni uko munkunze kandi n'unyanze yihangane nta rwango ngirira abana b'abantu tuba tubona ibintu ukora bitangaje ntabwo mbizi ntabwo mbizi imana izayibakorera siko biri niyo yaba aniveriseri nziza iyanjye ntacyo yabamarira waba ufite roromodo muri iki gihugu cyacu oya njye ni hanze ibintu byawe wihangiye ku giti cyawe oya nahereye kuri
kuri Van Damme. none kugira ngo umuntu akore nk'ibyo ukora byasaba iki? Wowe nguhaye urugero Van Damme sinigeze mubona muri filimi bita Hug Target, yagendaga ahagaze kuri moto agenda arasa. Ndumva iyo filimi ugiye wayireba ukayibona. Rero niwe yabaye umuntu modo. Wowe ni kuki ntakubera umuntu modo? Urumva ufite ikibazo kandi wowe ubasha no kungeraho nakaguhuguye. Urumva ikibazo uracyagize gutya. Hari abantu benshi Urumva nge nabonye bakibaza nyine ibintu bakavuga ati ni montage, ariko mu by'ukuri hari abantu nibura bavuye aha bavuga ati bya bintu birashoboka. nta bintu mwabonye, nababwiye ngo mpishemo byinshi bijyanye no gutwara. Gutwara kuri moto cyangwa ku mamodoka ndumva nihagije. Kandi imodoka ngo uyivamo ikijya. Simbizi ibyo ngibyo n'ibyo uri mubarirwa ntabyo wabonye. Ntabwo mbizi. Yego hari undi yashaka kumbaza. Nawe mbaza karabaye none. Okay, nzagutwerera ko sinzabuza. Warabuteguye ariko njye sinateguye kuza. Iminani ibiri. Cyamamare tuba gishakisha. Uzamutwerera ujye no mu bukwe. Oya ntabwo iwe yarabuteguye ariko njye ntabwo nabiteguye. Uzamutwerera.